Tukibwire ngo narakijijwe umwuka wera yangezemo ngo Don't say birahagije yourself you no. are saved, I have the Holy Spirit in me. Hari urugendo kugira ngo uwo mwuka urimo ugwiza imbaraga nk'amazi atemba There's a ahindura journey ubuzima bwawe. for that Spirit of God in you to overflow and let it be like living waters. Interestingly enough, the things you're jealous about, ntabwo they don't Imana go to him, yamuhaye they don't come to ibyawe you. oya. Because God did not give them your portion. Ni ukuvuga ngo promotion ya mugenzi wawe, amahirwe ya mugenzi ntabwo ari ayawe. Imana yamukuriye muri depo ye bwite ntabwo yigeze ikora ibyawe birapfundikiye. Your friend's promotion is not what God has stolen from you. No, it's from his own deposit. Yours is still there. Ahubwo nezerwa ubwira Imana ngo Mana we ndashimye ko mugenzi wanje byagenze kuri iki gihe cyo kugendererwa canje nanje kiri mu nzira kuko ntiyajanye Thank God for your friend's blessing and tell God you're waiting for yours. Urarwara umutima ufishwe n'ishari ngo bizagire gute ariko ni kamere ni kumundarema. But unfortunately that's the work of the flesh. Mwuka wera rero The Holy Spirit then, icaza tumarira iyo tumaze kukizwa, when he comes after we're born again, azagenda hungura utwo twose twama duhunguka uzi he cleans guhunguka us of all those things. twagera ngo turabye twama twuma tukaza duhunguka twose And they fall off. umuntu bamukokoye w'amahage And they've taken out all the dirt. fleuve cyangwa se imigezi na source byose n'amazi So bitandukaniye mu rivers mbaraga zifite mu buzima bwawe. and fountains are differentiated by the capacity of the pressure of the water. Niyo mpamvu That is why abantu bakijijwe people who are born again usanga umwuka wera murimo have the Holy Spirit, ariko imbaraga za kamere ziracadomina. but the works of the flesh are still yakiriye umwuka kugeza imyaka ruling 20 over. uracari isoko gusidudubiza You're just a small fountain. nyamara umuhamagaro w'Imana ntiyawuduhaye ngo ikomeze kuba isoko, yawuhamagaye kugira ngo ikure. Yet the calling of God has not called you just to stay there bubbling, but it wants to come and overtake until a point it takes over your life. Nakoze cyane. Thank you. Reka ibihe tuvuyemo tubishimira Imana. Let's thank God for tuyiha the amashyi menshi moments. cyane kuko duhaye ibihe byiza Can you give me byo kuramya no guhimbaza. a moment of time and worship, Abayoboye praise and gahunda worship? bose Thank you Imana ibahe for the umugisha. moderator. God bless you. Dusome ijambo mu Bagalatiya igice cya 6. Let's read in the book of Galatians chapter 6. Umurongo nuwa igice cya 5 umurongo wa 16. Chapter 5 verse 16. Abagalatiya igice ni cya 5. Galatians chapter 5 umurongo nuwa 16. verse 16. Ndavuga nti muyoborwe n'umwuka I say then walk in the Spirit, uko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. and you shall not fulfill the lust of the flesh. Dongera nsubiremo. I repeat, Ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Teme yo muri iki cyumweru The theme for this week iravuga hejuru yo kugira ubuzima bwejejwe. speaks about having a sanctified life. Ubuzima buba bwejejwe n'ubushimisha Imana. A life that's sanctified and that's pleasing unto the God. Iyo tuvuga ngo se ubuzima bwejejwe burangwa n'iki? And when we say what are the traits of a sanctified life? N'ubuzima bugomba kuba butagaragaramo imbuto za kamere. It's a life that have to show the fruits of the Spirit that has nothing to do with the flesh or the old man. N'ubuzima butagaragaramo imbuto za kamere. They have nothing to do with fruits of the flesh.
twaba turi kumwe mukavuga ngo amen. Amen. Musubize ka cyane. Amen. Amen. Ubuzima butagaragaramo imbuto. A life that shows nothing of the flesh. Pasiteri Muke, Pastor Pasiteri Nyagaju, yigishije kuva ku cyumweru ageze ejo. Taught us from Sunday until yesterday. Turakomereza aho tuzasoze ku cyumweru. We continue from there and Kandi close twese and turavuga finish kimwe on Sunday. ubuzima bwejejwe. And we're all going to talk about the same thing, a sanctified life. En fait, niyo mpamvu hano dusomye biravuga ngo ndavuga ndi muyoborwe n'umwuka kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. I say then, walk in the Spirit so that you shall not fulfill the lust of the flesh. Umusore ufite ubuzima bwejejwe, A young man with a sanctified life, umupapa ufite ubuzima bwejejwe, a father with a sanctified life, umumama ufite ubuzima bwejejwe, a mother with a sanctified life, wakijijwe, umukristo ufite ubuzima bwejejwe, a Christian with a sanctified life n'utarangwa n'imirimo ya kamere. is the one who shows no threats or acts of Uvuze ngo the ngawe flesh. definition, So if you were to define that, igisobanuro ni igiki? and how would you explain that? Ni ukujya kure y'imirimo ya kamere. Look at the threats of the fruits of the flesh. Mbabwire rero kugira ngo umenye nimba ubuzima bwawe bwifashe gute. So for you to know where you stand in your life, Dore imirimo ya kamere ni see what the fruits of the uzugenda umenye flesh ngo ndi are. umukristo ese ngira ubuzima bwejejwe cyangwa ntibwejejwe. When you start questioning, do I live a sanctified life or not? Ni ibiki bingaragaraho? What are my threats? Mu Bagalatiya 5:19 Galatians 5 verse haraba ngo 19. dore imirimo ya kamere iragaragara ni Now the works of the flesh are evident, which are ugusambana. adultery. Ibintu byose biza bivuga amagambo kiriya. Things are really clear here. Niba warakijijwe If you're born again, ariko ukaba ukigira ahantu rimwe na rimwe, but sometimes, uri umukobwa, uri umuhungu, uri umugabo, uri whether a umugore, girl or a guy, a man or woman, ubuzima bwawe bukaba bukigaragaramo in your life you still show these threats, these ikintu cyitwa ubusambanyi, adultery, uracafite hari ibindi bikikugenga bya kamere. there are things of the flesh you need to work on. Hari abantu bazabagira ngo ubusambanyi ngo ni cya gihe gusa wahuye na sexe opposé, ushobora gusambanisha amaso, ushobora gusambanisha ibyifuzo, na cya gihe iyo urujosi rwawe uhawugonga abantu wamye ubwira utya imbuto ya kamere irashayina. So there are sometimes people think that adultery is only done when the physical body is involved, but even when you're lusting after someone, what you're watching, amaso yawe akiryoherwa no gufata telefone na computer ukazuguma gusa kugira gutya amashusho y'abambaye ubusa n'abandi bose bahe bakora ibipfapfa n'abandi uracakeneye gutabarwa na Holy Spirit. You still need to be rescued by the Holy Spirit. Se hari ababa bakibamo hano cyangwa baba muri Maroc? I think there are some who are here or they live in Morocco. Iyo twakijijwe mwuka wera kaganza muri twe, when we are born again and the Holy Spirit reigns in us, rules in ukambwire us, ngo narababariwe byose ngo zararangiye. don't say I've been forgiven and everything is Amaso complete. yawe hari ibyo areba akagira isesemi. There are things that your eyes look at and they have disdain. Amatwi yawe hari ibyo yumva
akabishyirwa. Your ears hear some stuff and they're disgusted. Cyo gihe rero uzaza utestinga uvuge ngo At that uziko time, umwuka wera amaze kugera mu maso yanje. you really know that the Holy Spirit Uziko umwuka wera amaze kugera mu matwi yanjye. Come into my ears. Uziko umwuka wera amaze gufata akanwa. The Holy Spirit has taken control over my mouth. Uracicara ukareba umwana w'abandi Imana yaremye, aho gushima Imana ko yamuremye neza ugatangira gukora za commentaire. Akanwa uziko akanwa mukaza karya ingumba kataraho kayiye. You start to criticize the way they are Nimba ari uwo shaped. mugani simbizi. Mudomo murefu, mudomo. Buto ya kamera. Kiriyari. Twaba turi kumwe muvuga ngo amen. Mwongere cyane. Haleluya. Tugomba kumenya hari ibintu byo ntekereza. There are things that I think about. Uzusanga abantu bagasoma ijambo ry'Imana. You find people who read the word of God. Ugasanga ko bara philosophe. And they try to make it complicated. Bagafata imirongo mu mutwe nka They recitation. memorize the verses. Bibiliya ntabwo ari inyuguti. Bibiliya ni ubuzima. But then the Bible is not just about letters, but it is life. Uzusoma Bibiliya When you read the Bible, nurangiza gusoma ijambo uje muri vie pratique urebe go and practice what you just read. Haleluya. Yes, uje mu buzima. Mwuka wera azadufasha kugira ubuzima bwejejwe. Ugasangira abantu ko barasa naho bahaye ba philosophe ubuzima bwejeje no and people try to think hard on what's a sanctified life. N'impinduka z'ubuzima. It's change that happens in your life. Birya twakundaga tutarakizwa. The things that we loved before we were Nabirya born twakoraga again. tukiri ba bebe And the things spirituel that we did tukiri when we abana were mu spiritual mwuka babies, when we were children. tukareba niba biha bigenda bivaho bidisparse. We notice that these things start to disappear. Ubusambanyi. Adultery. Iyo umwuka amaze kugufata neza. When the Holy Spirit has taken hold of you, Kagufata neza. has Kakudomina. control, has ruled over you. Hari ibintu bimuze ukontorora ukavuga ngo ariko iki. There are things that I control and I say this. Kimaze cyaranigaga kigeze mu bugonga mbari maze kugikandagira cyangwa kiracanje ubwingiriza. Has really taken captive of me. Umukristo ucicara A Christian Uvuga ngo who still warakijijwe. sits and says born again, ugatangira guplanifya uko uzatereta and you start to plan, ugaplanifya uko ugategura nuko bizagenda ukwezi kugashira amezi abiri agashira umwuka wariye wakugezemo uteye ute niko nje mbabaza umwuka wakugezemo utarakubwira ngo irishano riraguye nguhunge. you start to plan and meditate on seeing what kind of Holy Spirit do you have if you cannot say, war on me. Icya kabiri The second, mbuto ya kamere the second work of the flesh, ni ugukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke. fornication. Yewe ahangaha ho birya by'urukozasoni birya The shameful things. muvuge ngo haleluya. Hari igihe tuba tubwira abantu There are times we tell people, bagatangira kuvuga ariko namwe muzamutugendaho and they start to ariko twebwe say, ntituzagira freedom. you're just being too much on us. Iyo We'll never have freedom. wuzuye umwuka wera But when you're filled with the Holy uzi Spirit, ukurinda ibiteye isoni. it helps you run away or Eh? avoid the shameful Niko things. mwuka agira imana kibazirirwa bakwirukanka kuko mu nzu y'Imana ntiyaba polisi. Because we don't have a police in the house of God. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo That is why Paul said, ngo ikintu cyose cyabera mugenzi wanje gisitaza anything that can be, sibyo cyaba gisitaza nta gihunga
Anything that can be a subject of Fagito fault umuntu to my muzarebe neighbor, I will not go for it. iyo amaze gukizwa That is why when a person is born again umwuka wera akagenda muzamukamo and the Holy Spirit rules in you, agenda mwigisha akazagenda ahinduka nta muntu numwe He mwirukanseho teaches you and you change without anybody telling you to nta change. muntu numwe No one. umwirukanseho No one has to chase you kubera ko umwuka wera karagenda akora because the transformation. Holy Spirit Himself does the transformation. Sema haleluya. Yes, ibintu byose by'urukoza soni Anything shameful, tibica biba mu nzu y'Imana. they don't happen in the house of God. Hari nzamba ndi hano mu rusengero namwe muba murimo Sometimes I'm here in the church and you as well, umuntu yatambuka kuja gutanga amaturo and someone comes to give offering, kandi aje gukora umurimo w'Imana which is service to God, ukama wunama gitambuka ugategereza igihe azasubirirayo and you actually have to hide your eyes, your face until they finish kuko yatambutse hano. because they came forward. Hari n'abandi zamona baza kuririmba hano There are others who come to sing yaba nk'ubuzinuka ukava mu mwuka and they can really take you out of the spirit. suko atari maramya ariko amaso ntashobora kwihanganira ibyo muri rubanda gwe. Not because you're not worshiping, but because your Kuko eyes get distracted in public. baza bita ko bambaye ariko batambaye There are people bagafeza who sambura yo say kwambara. they are dressed, but they are not really fully clothed. Biriya biteye isoni. It's a shame. Ntabwo ubuzima bwawe bwo mu cyumba no muri dushe nahe waba ugendana ku muhanda hano ku muhanda w'ikaburimbo. It is not right for you to take the life that you live in your shower or in your room and you bring it to the public. Noneho rero ikintu cyose bakubwira ngo ariko ari But nje nageze ahantu nzanibaza ngo se uyu muntu uzi udoda abatayeri nabo bagira inspiration yindi I itari ya Holy came to Spirit. really think that Ariko noneho naratanga the tellers really uzi ko hari umuntu have udutambuka yazagira gutya hano hakazayikunda akamatanga forme yose y'ukwasa ubu mutayeri yarame izi mezire yazikuye he. You really wonder how tailors do that to a level of creativity. Maze abasaza n'abakecuru And then old men abagabo and women, b'imfura bagakubitwa n'inkuba. Men and women are Inkuba shocked. zikama zibakubita pe They're really shocked. bakamabunama gutya. And you actually have to hide when you see such a person. Nguraberewe. And they tell you you're well dressed. Uraberewe muri wowe kuko imbuto za kamere uryoherwa n'ibyo. Kuko Of ibyo course byose you bituma feel abandi good mu kanwa. because the works of the flesh that are in you are Ariko looking for umwuka that. yatangira kuzamuka. But when the Holy Spirit comes to rule over, Yatangira kuzamuka. when He comes to rule over, Yatangira when kuzamuka. He comes to be increased, Oh, hallelujah. Yatangira kuzamuka. Holy Spirit when He increases in you, agatangira kuza adodora hano nimba ari kudodora uko nangiye kuvuga ikinyarwanda niba ngo nugusonora muri amamutanga akatangira kuzadodora hano amaze ogera yewe ibe nkiba kanini the sleep starts to become small. umwuka wera yamagaze. Why? Because the Holy Spirit has come to rule over, wa ngundi uzugeza hanga hagatangira and the long sleep has become shorter. kamere yaryoherwaga nabiri umwuka yabe. The work of the flesh would be happy with a longer sleep, but when the Holy Spirit comes, it becomes longer. Amen. 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 Ugasanga umuhungu yaramya yige ariko You find a young man, kandi akabona ari bien. the pants are pocketed down, kandi akamagenda afite amasheri and they walk with so much afite pride. ntukamurenganye. But really, you have to be Umwuka fair. natangira kugenda aza muri When we the Holy Spirit comes to rule in them, uzahinduka. Umuntu wakuze mu mwuka reka mbabwira iki kintu. someone who is grown spiritually, Ikintu cyose gishobora kubera igisitaza undi muntu. anything that can be a stumbling block, Ubu leave natacho it. kikusabuza ikiguzi. Uragihindura. Just leave it. Spirituellement. Do not be a stumbling block to them. Mwinjira mu buzima bw'abandi. Mwarasaze na ariko mwebwe You have invaded my privacy, you care about people's life, just let it go.
nimba kibuza abandi ndumubona nko ngubu nari You munibaza see? nuko ikoti ryanjye rifite ubuto bumwe ubu mbaye mfufunga nkageza hano gutya If I was to close kwimana my suit this way, tuwo kumva ubutumwa you wouldn't even focus on what I'm saying. nagezamo n'abandi ariko ibintu byose biza biyegizajere mwo gacwa akadodesha ipantaro akamayifungira hano mu gituza. You wear your pants all the way above no your abantu bose stomach. batambuka bakazama batangira kurunguruka n'abana Everybody starts to look at you. uzi impamvu Do you know why? wakoze bitamenyere Because you've done unusual things. mezire baza bapima bayipimira uwe The wayipimira usual nawe ukagezajero is to wear ugapimira pants extreme around your zose ni waist. très dangereux So anything extreme becomes dangerous keretse mu bukirisitu niho baza basaba ubuheza nguni gusa until when it comes to the things of cyaba Christ. moderation ngo juste Is when we don't need to moderate. koga nuko navuze ibyo nibyo mumenyereye I said ariko the ibikoze things that isoni you're common with, but there are so many things that are shameful. uzi ko hari abantu baza bavuga amagambo bava mu kanwa ukaba ukwikorera amaboko hari abantu bazi kuvuga tumurabona n'abantu There baza are bakora people who can telefone talk and you really wonder what umuntu has ari just igitarama happened. undi ari hano Someone in one city, ukuntu uhaye niko tuzawumva wowe aho navugiye ariko uko ari kuri telefone uwo bavugana ari igitaramo kibaza ese amwegereye amwegereye byogenda guteyeme. there are people who are so loud on the phone talking to someone who is not even in the same city, and Yigeze you wonder kubona what would happen if they were together. baza baba ngo nimutumire abantu bazi hari abantu bazi kurira cyane ariko hari Sometimes n'abantu they bazi say you need kuvuga to call people who, niko who know really how to uza talk. wamutekereza akazavugisha n'umutwe ku gasozi But you hariya know, there are people who abantu talk, bose they bakaba even shake bakinga their imiryango head, and people are really scared. buto za kamere The works of the flesh. iyo umwuka yakugezemo But when the Holy Spirit has ruled, niyo situation yaba ikomeye regardless of the situation or how hard, you are still. ntiwaba ukirakara ngo uzikubita kumeza ngo You're no longer upset to a point you're using such gestures. ça qu'est-ce que ça fait You don't do that anymore. calmement no ndaguma zisome muzisome namwe mugeze Will kuri I continue to 20. read? You can also read for yourself. ese twaba turi kumwe muvuge ngo amen Are you following? muvuge cyane amen. Amen. iyo tuvuga ngo kwezwa umwuka When we azadufasha talk about kwera sanctification, we refer ni to the Holy Spirit. ukuduhunguraho He ni uguhungura cleans us. ni ukwaganya amahage y'utwo tuntu He twananiranye cleans us. nuko umujeni wageze usanga ateye isoni You ukaba find a wumutuma young mu man bandi who was shameful. usomye iyi lisiti urabibona You can go through the verse, you see. gusenga ibishushanyo no Idolatry, kuroga sorcery, no kwangana hatred, no gutongana contentions, n'ishyari jealousies. ibyo nabisonye ariko reka ngaruke ku ishyari I just read that, but let me come back to jealousy. uzi ko hari abantu barwaye bakarwara indwara yitwa ishyari Do you know that people are so sick and they have this sickness called jealousy? umuntu yatera imbere akarara adasinziriye And when somebody has prospered, they can't sleep. ahubwo ugatangira gushakisha nta muntu watungana ngo yamagira byose force gusa na faiblesse ugashakisha akantu ka faiblesse. And because no one is perfect, they always have some failure somewhere. You go to the extent of finding fault. batangira kuvuga ariko naka And when they start to talk about ariko them, naka when they start to talk about that ariko umwana wa person, naka ariko umukozi w'Imana naka oh, so and so, Kuya a mugaburiya servant ngo of God, so and so's child. wicaye agahugategera And when you sit there, you're waiting, amaje waje guhagurukana ikijambo and somebody, you just come with this heavy word. ariko namwe ntimuzamubona Don't you see? amaze gutangira kuvuga amakuru yire yo gusenya gusa kugira ngo And you ibyo start bari to- bafite byose byamebishe You start to say negative things, so the good thing about the person are forgotten. umwuka w'ishari The spirit of jealousy. niko uracaba muri cyo kiganiro Do you still partake in those? ariko
kamere ni igitangaza. It's very interesting when it comes to the Mureke flesh. mbabwire. Ibyo wagiriye ishari n'ubundi nibitamujyaho tibibi byawe. Interestingly enough, the things you're jealous about, ntabwo Imana yamuhaye ibyawe. Because God did not give them your portion. Ni ukuvuga ngo promotion ya mugenzi wawe, amahirwe ya mugenzi ntabwo ari ayawe. Imana yamukuriye muri depo ye bwite ntabwo yigeze ikora ibyawe birapfundikiye. Your friend's promotion is not what God has stolen from you. No, it's from his own deposit. Yours is still there. Ahubwo nezerwa ubwira Imana ngo Mana we ndashimye ko mugenzi wanje byagenze kuri iki gihe cyo kugendererwa cyanje nanje kiri mu nzira kuko ntiyajanye ibyaje. Thank God for your friend's blessing and tell God you're waiting for yours. Urarwara umutima ufishwe n'ishari ngo bizagire gute ariko ni kamere ni kumundare. But unfortunately that's the work of the flesh. Mwuka wera rero, the Holy Spirit then, icaza tumarira iyo tumaze kukizwa, when he comes after we're born again, azagenda hungura utwo twose twama duhunguka. Uzi guhunguka, he cleanses us of all those things. Twagera ngo turabye twama twuma tukaza duhunguka twose. And they fall off. Umuntu bamukokoye wa mahage. And they've taken out all the dirt. Amen. Amen. Mwongere cyane. Amen. Amen. Hari abakristo bakigira utwo tuntu. There are Christians who still fight with those things. Nico mwuka wera yazi. And that's why we have the Holy Spirit. Mubwire mugenzi wangu mwuka wera ni igisubizo kuri utwo twose. Tell your neighbor, the Holy Spirit is the answer to everything. Holy Spirit ni igisubizo. The Holy Spirit is the answer for everything. Ukomeze n'umujinya n'amahane no kwitandukanya no kwirema ibice. Hari abantu bagira utuntu two gusanga aho bari ni division gusa. Division ntibaza bubakira hamwe n'abandi. Ibi ni byanje nikere tugurupe twaje nizanira utungutu nikururireho bawe bikugire gute. Then what? Pour faire quoi? To do what? Nta gitekerezo kizima. Toujours opposition. There's no sane thoughts, always opposing the other. Nyamara kandi ye urarwaye. Yet you're going to get sick. Uja gukiraza abanza akamenya indwara afite. Ibi byose ni imbuto za kamere. These things are the work of the flesh. No kugomanwa no gusinda. Uracangwa inzoga ugasinda. Envy, murders, drunkenness. Do you still drink? Harimo abantu bakirijwe bagifata. Do we still have Christians who are drunkards? Kandi azagenda yandika umunani. You go and zigzag on the street. Umugore akagenda agafungirana. And the wife comes uzupfa no kunywera mu nzu. Ntibazakubone hanze aho. Nibatamubona hanze se iyo kamera iramusigaho. Iyo urwo rwarunyota akaruha kagira inyota imvura yayi. Imagine thirst even when it's raining. Thirsty when it's raining. Izuba ryabaye ryinshi ntabwo ryabaye ryinshi hanze ryabaye ryinshi muri wowe. It's not sunny outside. It's sunny inside. The dryness is inside. Rizari kwakira muri wowe ufe izuba ryabaye ryinshi. Hanyuma ya kamera ihayigurumira. Niba uzusinda irani ntukaburanira inzoga. Iriya ni imbuto ya kamere yo gusinda. Drunkenness is the work of the flesh. Turi kumwe muvuga ngo Imana idufashe. If we together say, God help us. Umva. Help us. Ibiganiro bibi. Revelry. Nibindi bisabityo. Nawe yananiwe kubirangiza. Iyo yavuze ngo nibindi bisabityo. When he say and the likes. La liste est longue. That means the list is long. Umva ukuntu bikomeye. La liste ni ndende. The list continues. Ndababwira hakiri kare. Of which I tell you. Kuko nababwiye kera. Just as I also told you in the time past. Yuko abakora ibisabityo. That those who practice such batazaragwa ubwami bw'Imana. Will not inherit the kingdom of God. Hear that.
batazaragwa ubwami bw'iki. They will not inherit Mwarangiza ngo Yesu yarangije the kingdom byose, of God, and you say God has ngo done uburyo all. wakwitwara kose, ngo Anywhere n'uburyo you wagenda conduct yourself, byose, anywhere you walk, ngo nta kibazo. there's no problem. None se kwirinda kudahari utejejwe, urumva ufite izo mbuto ngo Yet Yesu there is no yaragucunguye, urumva bigenda sanctification, and you have this work. ese kwibaho ko batagushizemo? Why didn't they mention about Tumumva ko la liste long theft? ko batavuzemo kwiba yeme. Why didn't they mention about stealing? Umugabo umwe yigeze kuvuga ati narakishijwe, There's a man who said, I'm saved, kandi ntarakizwa naribaga we narayariye. and when I wasn't saved, I used to steal. Atari ko nubwo nakijijwe, And they say, even though I'm saved, inzanzira kurubona ngapfa kururangiza gusa when I just look at it, when you show me the money, jewe nzanemera yarakijijwe, ariko kamere ntirahura na Holy Spirit. and I believe the person was saved, but they had not worked Niba on warayakundaga, the hari abantu nature, bazavuga ngo the kizakwereka ko naka yapfuye, ngo mukamenya ko yapfuye, ngo muzajegeje ibiceri gusa mu isahani, nimwumva atakangutse yumvise ibiceri bihaye bivuga, ngo muzamenye ko yahwereye. This person is dead if they shake or make noise with coins to make sure they're dead, otherwise it's not believable. Hari abantu bakunda amafaranga. There are people who really, really love money. Mwokagira Imana bakagira ngo none ubuzima bwose. Njewe hari giza nicara gucya nkitegereza abantu. There are sometimes I sit and watch people. Ariko Imana yaremye abantu batandukanye kabisa. Really, God has created diverse type of people. Waribu ukuntu hakora za formule, ukuntu hayariganya, ukazubuna mugashiraho za policies, akazikwepa agaca muri ya watch gitarama akazahura kaca irusizi, ariko agamije gusa kuzagira icyahitana akazabona kugera hano. They make sure that they do something that they plan to do and get to destination. Uyu muntu azarurya kwate, ariko none bakakubwira ngo azayarya kandi muzi ngo mwaragotesheje, And just so they can get the extra money. ubu nsigaye ntinya jewe kwa mpamvu ngo zanirata ngo twagize gutya mwagize gutya, umuntu uzumusiriveye akagusiriveye habe n'inka izimenya ko basinziriye twagiraga. And you watch over them, even with cows. Inka zona nakundaga kuragira, ubundi gukama ndizari cyane nakundaga I used to kuragira. like being a shepherd, but not to Inka zari zaraduteranije. extract milk. Noneho kuri umwungeri uragira ukayireba uri hande And just rw'imirimo as a ukayireba shepherd, you look at your ukayisuzuma, cow, warumara kuruha wicaye hasi gutya wahunyiza utanaryama, wahunyiza gutya k'iminota nk'ingahe, you doze off few minutes, ugasanga kere inka yageze mu bigori, and the cow would go into inka the yamenye maize. gute ko nahunye, And you really wonder how did this kandi cow ikamenya neza was kuri maso pe, ikama yigira umwana mwiza ikazirya ibyatsi, wahunyiza ukazibona kera kiri the uruziti. grass, but when you doze off, they'll go eat maize. None nimba n'inka zazibimenya kansi h'umuntu. Imagine if a cow is conscious of that. How about man? Kandi gaho kagira Imana tazarya amasaha 5 uko ayo mafaranga haye yibira y'umujinya And even with n'ibindi, that money they last after, ntabwo they azarya can't amasaha eat more 5, than 5 plates. azataha arye bya birayi bibiri He will go home, eat the 2 potatoes, n'imboga z'ibyatsi zingana gutya, nanagura n'inyama ntazarya and ukuguru fish kose kwa balls. gushobora. Even if they buy meat, they won't buy the whole leg of cow and finish it. Ariko mururumbo For the last, sinanze ko mugira menshi murakagira Imana za miliyari I'm not against zivuye you ziguha amahoro yo mu being rich. mutima, May you be blessed. zitanga umunezero. Ariko iyo ni kamere. But you know, the work of the flesh is the work of the flesh. Kamere igira imbaraga. It's really powerful. Kamere ni terrible kabisa. It's really something powerful. Kandi abantu bazagira ngo iyo bakishijwe ngo kamere ngo iba yagiye. And people think that Kamere when you irimo. are born again, the work of the flesh is gone. Kamere dore icyo Imana izikora izisema izizana la semence de Dieu, imbuto y'Imana muri twe ikayibibamo, ariko ikaba iruhande rw'irya iya kamere wavukanye la nature pécheresse, la nature y'umuntu ibamo. Human flesh, Ariko human Imana old nature. iba yashizemo ikintu cyo kuyinika. But God puts in you something that's going to Kamere crush it, iziba neutralize igashira and it's imbaraga ariko neutralized igasinzira. and loses power. Iyo urangaye kidogo ikegura But umutwe. if you're distracted, it really comes back up. Iyo urangaye kidogo When you're distracted, it comes back up. muvuge ngo amen.
Amen. Mwumvise icyo tugomba kuba purifiye, mwumvise icyo tugomba kwezwa. Did you know why we need sanctification and what needs to be sanctified in us? It's this, the works of the flesh. Zivuka ku mbuto yitwa kamere. Bone of the flesh. Zera ku mbuto yitwa kamere. Seed of the flesh. Tugomba kuzezwa. That we need to be sanctified over. No, Paulo rero ngo yandikira abagalatiya. And when Paul wrote to the Galatians. Nari nkiri muri introduction nyine ariko tugiye gusenga. Ngo yandikira abagalatiya. Writes to the Galatians. Aravuga ngo ndavuga nti. I say then. Muyoborwe n'umwuka. By the Spirit. Kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira iriya liste yose. And you shall not fulfill the lust of the flesh. Nico kizatuma iriya liste yose. That will make all of these things on the list disappear is only when we are led by the Holy Spirit. I want to ask you, you are only led by something more powerful than you. You cannot lead me when I'm more powerful than you. You cannot influence me. Anything that's not more influential than you cannot lead you. Let me show you this. For people who have consumed alcohol before, when they take one glass, their wallet is still in their pocket. And after my first glass, it's school fees for my children. It's for food. It's for food. It's for their clothes. You know, they have a good purpose. And all those objectives are still valid when he's still having one glass. And you ask them, when did you leave work? I'm here shortly, I'm leaving. And maybe your husband or wife calls you and you're like, I'll be right there. And it's true. After the second glass, after the third, becomes good. And you add another one. The more he adds, he sees things. I'm not sure what happens if things turn red or white, but they start to laugh over nothing. They want to hug everyone. And you wonder what has happened to the person. It means alcohol has left the stomach and gone into your thinking. And you know, you're no longer controlling over the wallet. Whatever took you over is now controlling you. And you start to buy drinks for people. Send drinks to that table. It's not really the generosity they are born with, but it's something that took over is now controlling them. It's not him, but it's something that took over that's now controlling him. And the person who had purpose to go home early does not, but because he doesn't want, it's something because he's being led by something else. And he goes on singing, not walking straight. We used to have someone who used to drink a lot in our village. When he would come home, they will know that he has come home. From the first house, he will sing. And they will close the doors knowing that he's drunk.
Do you hear this muvuge ngo example? amen. Mwumvise urwo rugero? Did you hear this example? Nico gituma Bibiliya zivuga ngo That's why timugasinde the inzoga Bible says, do not be drunk muzuzure umwuka. of wine, but be filled with the Holy Bivuga ngo Spirit. bigomba kuba bifite muri level Because aho umwuka wera kurusha imbaraga agafata control. you need to get to a level where the Holy Spirit rules Nicho. over you and He takes control over you. Noneho ibyemezo ubugifata So the decisions you kibe make, bigifatwa nawe. it's not you who Ugafatana makes n'Holy them, but the Holy Spirit does. Niyo mpamvu muza mubona abantu bahindutse. That's why when you see changed people, Ni kesho gusa ya power ya Holy Spirit ikwingana mu buzima bwawe. it's just the amount of power of the Holy Spirit in you. Niyo transformation. That is the transformation. Reka mbereke. Tuvuge ngo haleluya. Mwongere cyane haleluya. Aba bantu ubona ko ingeso za kamere zapfuye zitakigira imbaraga. The people in which you see that the works of the flesh do no longer have power over, bafite experience itandukanye mu bijyanye na mwuka wera. they have different experiences when it comes to the Holy Spirit. Musome muri Yohana igice ca 7:38 Jean Yohana 4:14 Yohana 4:14 mwumve 4:14 Yohana 4:14 muracankurikiye ba John 4:14 haravuga gutya ngo ariko unywa amazi nzamuha tazagira inyota rwose iteka ryose ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. Amazi nzamuha azaba ameze ate? What kind of water will I give him? Azahinduka iki? It will become a source, a fountain. Kandi hariya yavuze ngo ariko unywa amazi nzamuha tazagira inyota rwose ahubwo amazi nzamuha azamudukira isoko y'amazi adudubiza une source d'eau vive. He will never thirst, but he will become in him a fountain of water springing up So into everlasting life. Yohana 7:38 Read John 7:38. 7:38 John 7:38. Unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. He who believes in me, as the scripture said, out of his heart will flow rivers of living water. Isoko imigezi. Source d'eau vive. Fleuve. Différence ni iki? Byose si amazi. Yose ni iki? All of it Yose ni iki? is water. Atandukanye ate? And what's the difference? Atandukanye ate? And how is this water different? Yose ni amazi. It's all water. Niki kiyatandukanije? And what's the difference? Niki yatandukanije? Reka mbabaza. Amazi ufungura iwawe kuri robine. The amount of water you use in your tap N'amazi ya Nyabarongo atemba. and water from Bitandukanye kuki? the river. N'imbaraga What's afite. the difference? It's the power. Yes. N'imbaraga gusa. None se isoko nyikandagira nayigeza mu kirenge kwitambukira nkagenda. You can walk. Wayivogera. None jya mureba ukuntu kugaragura. Abantu batinya amazi ntuzupfa. There are people who fear water. Bazakubwire ngo umanuke hariya. Bamukogera hariya ukiramba kubona ngo bankumanukiramo de wambuke n'amaguru uzemera. You think they will tell you to just cross the river anyhow and you just do it? You won't. Kubera iki yasoko Why? yuzuye Because yahindutse imigezi ukandagiyemo the wese source has become keretse so umuntu ushobora koga full gusa. and the pressure is high, it has become a river. So Experience zitandukanye. it's the experience. Kambabwira iki kintu. Buriya muza mubona bavuga ngo umuntu wese wakijijwe afite umwuka wera. When they say that every person who's born again has the Holy Spirit, Igihe wakiriye Yesu nk'umukiza n'umwami the day you receive the Lord Jesus as your Savior, tushobora kubaho udafite umwuka wera mu buzima. as your Lord and Savior, you cannot live without the Holy Spirit in your life. Uwabonye Yesu akamwakira yakira n'umwuka wera. When you have received Jesus Christ, you have then received the Holy Spirit. Twese abakijijwe All of umwuka us wera who are turamufite. born again, we have the Holy Spirit in us.
ariko uwo mwuka turimo, but the spirit in umunsi us, twakishijwe, the day we were born again, ni isoko itanga ubuzima, is a river, a source, ni or a isoko fountain ishobora of water. gutransforma ibintu, It can change things. ni isoko ishobora gutransforma ubuzima bwawe It's a bwose. source that can change your whole life. Ariko nitagira capacity, But if it's not of a certain nitagira pressure, power, but if it's not of a certain power, uzakomeza gusa nuko wasaga mbere, you will continue to look like the days before you are born again. kubera iki iyo capacity Why? Because of the pressure. tifite ubushobozi bwo gushasa. The quantity is not high enough to chase Mureke mbereke the works of the flesh. za formule zibaho. Let me show you the different formulas that happen. Iyo ugiye ahantu ukabona ikintu ca power, muramubona nukubera iki baje gukarera amashanyarazi bakarera za shita, bakabanza bagakarera when they're about to amazi isarura produce amanuka afite imbaraga nyinshi, they consider hydropower. n'amanuka buke ntashobora guturuna iyo mashini. And you know the water comes with so much Ariko reka pressure. nje kurente muragara muzagaraje habe no murize mu bwiherero tubamo, uburyo iyo ubona ababa barakoze biriya ikimanura sa amazi gusa n'imbaraga yamanukanye. It's not about the water flowing, it's the pressure of the water flowing. Nzanye ibase yuzuye, When I bring a bucket of ngasuka water shaka kwirukana kuvanamo ikintu, ngasuka nkumimina amazi and I buhoro pour as if I'm sifting the water, azashira ibyo nshaka ko the bigenda water will bitangiye. finish even before I get to my Sibyo? objective, right? Ariko nimano But if I come with and pour with so much pressure, because of the pressure of the water, it can take care of the problem. fleuve cyangwa se imigezi na source byose n'amazi So bitandukaniye mu rivers mbaraga zifite mu buzima bwawe. and fountains are differentiated by the capacity of the pressure of the water. Niyo mpamvu That is why abantu bakijijwe people who are born again usanga umwuka wera murimo, have the Holy Spirit, ariko imbaraga za kamere ziracadomina. but the works of the flesh are still Yakiriye umwuka kugeza imyaka ruling 20, over. uracari isoko gusidudubiza. You're just a small fountain. Nyamara umuhamagaro w'Imana ntiyawuduhaye ngo ikomeze kuba isoko, yawuhamagaye kugira ngo ikure. Yet the calling of God has not called you just to stay there bubbling, but it wants to come and overtake until a point it takes over your life. Iyi experience ya kabiri rero And the second experience ni isobanura kuzura umwuka wera. is what explains to be filled with the Ni Holy Spirit. experience His experience tugomba kugira mu buzima. Nyuma yo kwakira umwuka hagomba kuba iyo experience kugira ngo bwa buzima ya source ive gusa harya ya muri spirit Imana yaparashije. Iyo yuzuye rero yamara kuzura izitemba ikuzura spirit ikamanuka muri âme, aribwo bugingo, igakontorora amarangamutima, igakontorora ibyemezo, igakontorora ubushake, igasuka hanze noneho n'amaso n'amaboko bikuzura umwuka. So then after we receive the Spirit and it overflows, it takes over and rules over your thinking and your emotions left and right, that controls again what you see, what you hear, and what you do. Amen. Amen. Umuntu wuzuye umwuka wera, A person filled with the Holy uzi Spirit, umurebera mu mpinduka z'ubuzima, you see them into their life kandi transformation. iyi soko kugira ngo And isakari this kwire fountain to overflow, igomba kuba alimente, it igomba needs to be kugaburirwa. fed. It needs to be Niyo fed. mpamvu cyagiye uzubona iyo twegereye Imana tugasoma ijambo That is why we tugasenga. come before God, we pray, we read the word, we feed. Ubushize Pastor Mukera ngo dusenge ngo Mana aririmba ndirimba ngo tugushirize imvura. Imvura si yingi yizigwa ikatosha ubutaka kugira ngo ibishimbo vyere When Pastor n'ibirara. Muke said, let's pray and ask God to make it rain, it was not talking about the physical rain. Imvura yo mu mwuka ni iyihe? It was the rain. What is the rain of the Spirit? Imvura y'imbere ni iyihe? What is the rain that we need Ni iyihe internally? migezi?
From what flow? N'igihe wabaye in communication n'Imana. When you are in communication with God. Noneho Imana ikavomerera ubuzima bwawe bw'umwuka. God make it rain in your spirit. Uzarebe niyo wobugira amahana ngana. He waters your spirit. Iyo watinze mu masengesho. Even when you have an issue with anger, when you spend ubwiza time bw'Imana in prayer, bwaragutemze nyuma 20 y'ijuru and the waratinze goodness of God has overflown over you. haba naho umuntu yo gukandagira gucyuza ushaka uburakari ukabubura. Even if somebody would steps on you, nakazama. you can't be angry. Banku unebwa buke unebwe utakiri uhura n'Imana mu masengesho n'ijambo maze bagukandagire uzamubuterurana nagira ngo ngo we sorry mbabarira. But contrary to that, when you are distracted and lazy and you do not pray and somebody steps on you, it will be a big problem. Kuzura umwuka. Being filled by the Holy Spirit. Ezekiel 47 turangize dusenge. 47 verset 1. Ezekiel 47. 47 murongo wa mbere. Ezekiel 47 first verse. Murebe experience tugiri ni donc ntukibwire ngo narakijijwe umwuka wera yangezemo ngo birahagije. You are saved, I have the Holy Spirit in me. Hari urugendo kugira ngo uwo mwuka urimo ugwiza imbaraga nk'amazi atemba. There's a journey for that spirit of God in you to overflow and let it be like living waters. Nuko angarura ndasoma ngewe ngene ngo nihute muzindi ndimi basome Ezekiel 47 umurongo wa mbere. Nuko angarura mu muryango w'urusengero ndebye mbona amazi atemba ava munsi y'irebe ryarwo aherekeye iburasirazuba kuko urusengero rwari rwerekeye iburasirazuba. Nuko ayo mazi atemba ava iburyo bwarwo ikusi higicaniro komeza rugira ngo mwumve maze asohorera mu nzira y'irembo ryerekeye ikasikasi nzekurukana mu nzira iri hanze angeza ku irembo ry'inyuma aherekeye iburasirazuba ndebye mbona amazi atemba. Tugeze aha amazi atemba anyura mu ruhande rw'iburyo komeza. Uwo muntu agana iburasirazuba afite umugozi mu ntoki wo kugeresha ingero mikono igihumbi. Ibyo duhora twigisha iverse ariko ndashaka ngumvane mu aya masomo. Anyuza muri ayo amazi agara mu bugombabare. Umwuka ukurimo ça dépend na quantité n'imbaraga afite. Amazi yo mu bugombabare urakontorora. Ndashaka kugenda ukagenda. Sibyo? Yes, ubwa kane arongeragera mikono igihumbi anyuza muri ayo amazi agera mu mavi karagenda kura. Umwuka ukuri muzukura. Arongera ayo mazi akurimo agera mikono igihumbi anyuza muri ayo amazi agera mu rukenyerero aho kagenda kura akugeze mwuka wari zo mvubahe muri wowe wari wafata amaranga mutima yawe amaso yawe yuzuye umwuka. Have your eyes been filled with the Spirit of God? Gatanu arongera indi mikono igihumbi ababaye umugezi ya migezi twavuze le fleuve d'eau vive ababaye imigezi mukobereza imigezi ntabasha kwambuka that I could not cross kuko yarabaye amazi menshi because it was overflowing. Yakwambukwa nuzi koga that can only be crossed by a swimmer. Ari umugezi utambukishwa n'amaguru kubera iki? Not the one we walk through. Afite imbaraga zo kugukontorora nugira ngo uvogere afite umuvumba ari gukubitara kutwara. It can take you if you don't know how to swim. Nimwumve murongo wa gatandatu maze arambwira mwana w'umuntu mbese ibyo urabibonye arangarura angeza ku nkombe y'umugezi. Set amaze kungarura mbona ku nkombe y'umugezi hari ibiti byinshi cyane mu mpande zombi. 8 maze arambwira ati aya mazi atembaga n'iburasirazuba azagera no muri Araba kandi agere no mu nyanja. Nagera mu nyanja mwumve nagera mu nyanja ayo mazi is the sea, that water. Amazi yo muri iyo nyanja azagira ati its waters are healed. Agace kose umwuka wera azageramo ayo mazi azatanguza. When the Holy Spirit comes, nagarukira nagarukira muri spirit ura ariko nureka gatemba kagera mu maranga mutima mu bushaka ahagera hose azana impi. It will take over and it will be will. That's the Holy Spirit. Mukomeza mubona abantu bari transformer. When you see people who are changed or transformed, they are no longer thirsty about certain things over certain things. Impamvu nuko amazi ahageze yose. It's because the waters ariyo ya Holy Spirit of the Holy Spirit. Nico gituma umwuka agereranywa n'amazi kagereranywa n'amavuta. That's why the Holy Spirit is compared to water. Water and fire. Nimba umuriro waka muri spirit gusuraho nureka ukamanura aho ugeze hose uratwika.
Imagine if you allow the fire to come upon you, it will burn everything on its way. Wambwira ngo bidashimishije biri mu marangamutima yawe birapfa bitwiswe niki utaretse ngo umuriro wa mwuka weragere. What can only take away the things of your emotion if they are not burnt by the fire of the Spirit of God? Nsoza niyo mpamvu Paul yandikiye abaroma. And that's why Paul writes to Romans. Ese murashakurikiye muvuga ngo amen. Are you following? Niyo mpamvu Paul yandikiye abaroma. Paul writes to Romans. 8:13. Chapter 8 verse 13. Aravuga ngo. And he says. Kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa. For if you live according to the flesh you will die. Ariko but nimwicisha if by the Spirit you put to death ingeso za kamere, the deeds of the body, muzagira gute? What happens? Niki cica ingeso za kamere? What kills the nukuvuga ngo namazi atemba uko atemba azasanga ingeso za kamere zimeze nk'ibisimba. Ese ni bisimba, reka ndebe igisimba nawe zimeze nk'injangwe. Kamfata injangwe, imbuto za kamere zose tuzigire nk'injangwe. Injangwe ziraha ko ziridagarwa kubera ko amazi araha, zikabyina ziri ku nkombe y'amazi kuko agarukira yamanura atemba, asanga izi njangwe ameze nk'ayo mazi ya Nyabarongo. Zizongera zibeho? Bazazisanga zizayagotomera, baza bayita ngo zasomye. Umuntu iyo yatwawe ukamusanga akatakagereye hano, wazo yakandagira amazi amwe kazaturuka mu matwi n'ibindi yapfuye. Ugotomeze kamere, uzigotomeza amazi y'umwuka. Uko zigenda zisoma zihaye zimwe niko zigenda zipfa. Nimba hari uburozi buza bwica kamere ni Holy Spirit. If there's a poison that kills the works of the flesh, it's the Holy Spirit. The secret iva mu kugira ibanga ryo kureka umwuka wera kamvayisa. Is allowing the Holy Spirit to take over and control. None iyo Paul avanga Imana data ba twese beze mwese votre être entier, nukuvuga ngo mwebwe mwese arava spirit nkuko ibeze mu mwuka, ibeze mu bugingo, ibeze no mu mubiri, and your soul and your body. Purification. Then the purification in 3 parts. Amaraso ya Yesu yatumazeho ibyaha byose iyo twihanye. Blood of Jesus has cleansed us of our sins when we repent. But the transformation that kills the things in us is the role of the Holy Spirit. Amen. Kamazi azagenda niga twicishe. As water that takes control over. Tumupe Bwana utukufu. Glory be to God. New experience. That's the experience. None usabiki egera Imana cyane. So what is you required to do is come close to God, draw near God. The first reason we come close to God is not to ask. Is to draw near Him so He can feed the life He has put in us for it to grow so that we may resemble Him. That is the first purpose of prayer. To look like God. Because the godliness He put us in us. There's godliness He put in us. And it's only useful when we connect it to God so that the things in us continue to shrink as the godliness of God increases. And then you are transformed. And the works of the flesh comes to shrink and finish in you. Because we are not able by ourselves, but we are enabled by the Holy Spirit. So any Christianity that does not have the power of the Holy Spirit is impossible. There are people who want to boast, but truly I tell you, you cannot be a Christian with the word we live in without the power of the Holy Spirit.
taje kwirwa ngo yiregure And remember bakabura when ngo they were nukuri giving an nahuye na example Yesu of Paul, umunsi nari ko jahehe when he was asked to explain, tatinya gupfa and he ntabwo testified, he witnessed, because he was not fearing death. babantu bagitinya igitsure ngo nakanandeba Those kutango kuri people who bini are still concerned about people's looks, ntibakakugaye kubera ko power ikurimo igushoboza ni iri hasi the power in you. ariko umwuka iyo yazamutse akadomina But when the Holy Spirit rules over ngo ntabwo in twaha you, umwuka w'ubwoba twahawe we have not been given the spirit of fear, ukuri ni ukuri but of boldness. uvuga Truth is rwose wenyine truth. utatinya ikintu na kimwe. So Si you're not wewe, afraid. the Holy Spirit. It's not you, it's the Holy Spirit. bamwe bakaja kuvuga ngo nagahayo yavukanye agahayo And some say he was born like that. agahayo wavukanye ko gufasha gusohoza ibibiri But ukajora can it help you really read nimba this? kazagafasha wewe wokagize nimba uzamva ko gukamira If it's born with, why don't you have it? kagire turebe ngo niko Why don't yaremye you ngo have ntazava it? ku ijambo ngo nimudakurwa ku ijambo wae idakurwa ku ijambo uzagira urivemo nimba ari kamera isanzwe ariko nimba ari Holy Spirit ufite power idashobora kunyeganyezwa n'ikintu. And only the Holy Spirit cannot be challenged by anything. Imana ibagirire neza tugiye May gusenga God do good to you. We are going to tuvuge pray, ngo Mana we and we're going to tell God, sinshoboye ndashobozwa I'm not able, but I can be enabled. ikindi mu washizemo ubumana washizemo Let the godliness you have put in me, reka bugaburirwe nawe bukure please feed it truly. buzure spirit Let me be filled with the Spirit. buzure ame yanjye Let my soul be na body. filled, and my body. yasoko indi muhinduke the flame izahora ari fountain flame be turned into izahora a ari imigezi itemba Let it mwuka wera continue atemba to be like twaba turi kumwe muvuge flowing ngo amen rivers. mwongere amen Amen. ongera cyane amen Amen. niyo mpamvu uzusanga umuntu afite why- imyaka 20 Someone who is 20 years old agifite ingeso za kamere still has the deeds of the flesh. undi yagira imyaka 2 3 5 And somebody who is 2, ugasanga 3, ni 5. macuwa ibyo yabagamo yabivuyemo ni uburyo yagaburiye yasohoka imubamo They're really, really mature because of the way they fed the godliness in timukabe them. abanebwe mu So kugaburira do not be lazy. isoko Imana yashize muri twe When it timukaba abanebwe comes to feeding muzagaburire the Holy fountain God Spirit has put in you, so please feed your Holy Spirit. timukicishe isoko ngo Please. muyishire muri sezo seshe muyishire muci muyishire mu gihe cy'izuba yishire mu gihe cy'itumba n'umuhindo. Do not let your spirit run dry, but water it. Umukristo w'ubwenge ahora mu mvura y'itumba A n'iki wise Christian always waters. utuvubire imvura Hallelujah. Mwitegure mugiye kwiririmba bakristo turi kumwe muvuga ngo amen. Noneho gangiye kuvuga nk'umushumba. I'm going to talk as a pastor. Hari igihe tuba dutangira n'imbaraga tugasozana intege nke. We start with power, but we end with Ningize weakness. iminsi rero ndafite mikoro reka mbiyame So ariko mu mwuka now that I have a microphone, twatangiye umuntu wese yirwanaho we started when everybody was fending for 30 minutes themselves. kaba mike mu gusenga 30 minutes was not enough for prayer. none se yatugeza nk'iminota 10-15 ukamusanga abantu bose banyibasubira muri wa mwuka kandi wo kuma kureba gutya moto wa Yesu muvuge ngo moto wa Yesu nitwatuva ngo dusenge We're going to pray ubwira Imana and we're going to kneel down and speak to God. We have a lot to say. yes ntitwemerere satani ko yongera kuzaza kuva ukerana warushe guta iminota 30. You shouldn't allow the devil to tell you you're tired. Yesu yaravuze ngo Jesus said, munaniwe kwihangana naje nibura isaha it is impossible for you to tarry with me 1 hour. tuba twaje gusenga We came to pray. ikindi Another kuko thing, twatangiye dufite inyota tuza twumva twahagira timugasubira inyuma just kugeza as kuri we finale started with thirst, let's continue to iherezo thirst for rirutike prayer. Because the end of everything is better than its ejo beginning. tuzatangira saa 10 We're going to start at 4. We're going to pray tomorrow. tugenda akanya gato nitumara dusenga Imana. Manu tuvubira imvura
yaduhembura rwose twumva twumye mu mitima tugende twese kandi rusenga Imana sohozeho usabe iyo mvura y'Imana usabe iyo mvura y'Imana ela baba Maria la bonde ayala kala awia la bonde alika la bonde oria la sheke oya la baba baba Maria la kotele bonde aya gaya la bonde orobo shekea Maria la korea la fo hangaya la sheria bonde Mana yo mwijuru nami data wa twese uri mwijuru hangaya la boshekea ongea la boshekea yene ya la baba eria la bori abare ababa Mana yo mwijuru tugende dusenge twese turagushimiye turasaba imvura y'umuhindo imvura yitumba mu buzima bwacu Mana we mwuka wera mwuka wera mwuka wera mwuka wera niwe uje ushindura ibintu niwe uje ushindura haleluya ubuzima buri muturimo wadushizemo kuva umunsi twakiriye Yesu nk'umukiza n'umwana ayela bashakaya yes ndasaba aba intercesseur mufate za mikoro dusenge twese kugira ngo tuakompanye itorero ryose Mana turagushimiye Mana turagushimiye Mana turagushimiye Mana turagushimiye ntabwo dushoboye turashobozwa reka umwuka wera mu buzima bwacu yice ingeso za kamere zose mwuka wera uzura mwuka wera tema nk'imigezi mu buzima bwacu tema nk'imigezi ayala bashekea ayala bashea ye mwuka wera turagukeneye ngwino mu buzima bwacu ingeso za kamere zose ingeso za kamere mwuka wera atweze Yesu ubuzima bwacu mwuka wera ngwino weze ubuzima bwacu ngwino mwuka wera ngwino weze waduhamagariye gusa nawe waduhamagariye kwezwa waduhamagariye kugira ishusho ya Kristo waduhamagariye kugira ishusho yawe Mana turagukeneye umunsi dukizwa mwuka wera yaje mu buzima bwacu ariko aza nk'isoko ariko dukeneye guhinduka imigezi iyo migezi aho igeze igenda itanga ubuzima umwuka wera yaje aja muri spirit agera muri twebwe umwuka ugahamanya n'umwuka wacu bigafata ariko imigezi yitemba haleluya irasakara irasaba iracengera mu buzima ubugingo bwacu umubiri wacu ingingo zacu zose zigasabwa n'ayo mazi y'ubugingo 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 ayo mazi y'ubugingo iyo migezi igusha yagura imigezi y'ubugingo muri twebwe
kuyoborwa nitembe umutima wa kamere mwami Imana ubuzima utera urupfu bw'abapapa mwami turakwinginze nitembe kamere mu ubuzima izina rya Yesu bw'abamama Kristo uduhe umutima nitembe w'umwuka wera udusuke mu mwuka wera utwuzuze mwami utwuzuze umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo mwami utwuzuze umwuka wera mu izina rya Yesu ijambo data ngo nabwo muyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira mwami ugiye kuyoborwa na mwuka wera utuyobore mu izina rya Yesu Kristo mwuka wera mwuka wera mwuka wera temba ku buzima bwacu temba ku bugingo bwacu mu izina rya Yesu Kristo mwuka wera turakunyote mwuka wera ngwino uzure mu mitima yacu ngwino usendere mu bugingo bwacu mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu reka amazi y'ubugingo reka mwuka yongera atembe mu buzima bwacu atembe ku bugingo bwacu mwuka wera reka uve mu bubombambari mwuka wera reka uve mu mavi mwuka wera reka uve mu rukenyerero mu izina rya Yesu reka udusendereze mwami aho tutakibasha kwiyambutsa aho tutakibasha kuyoborwa na kamere aho tutakibasha kuyoborwa na kamere mu izina rya Yesu mwami utwuzuze twuzuze umwuka wera utwuzuze umwuka wera mu izina rya Yesu uturinde gusinda mwami uturinde gusinda inzoga mwami Imana idisonye utwuzuze umwuka wera mwami utwuzuze umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu Kristo mwami turakwinginze udusendereze umwuka wera utwuzuze mwami Imana mu izina rya Yesu Kristo mwuka wera ganza uganze mu mitima yacu uganze mu marangamutima yacu uganze mu bugingo bwacu mu izina rya Yesu uganze mu mwuka wera mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Yesu ubugingo bwacu Yesu ubugingo bwacu mwuka wera ugiye ku buzima bwejejwe mu izina rya Yesu Kristo mwuka wera Yesu ubugingo bwacu mwuka wera Yesu ubuzima bwacu Yesu ubugingo bwacu mu izina rya Yesu weza amaso yacu weza ibitekerezo byacu weza umutima wacu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu Kristo mwuka wera mwuka wera mwuka wera ganza mu mitima yacu mu izina rya Yesu Kristo mwami Imana udukure mu mutima wa kamere utwuzuze umutima w'umwuka wera mu izina rya Yesu igisubizo ni Holy Spirit mu izina rya Yesu mwuka wera uganze ku maso utegeko uganze mu mitima yacu uganze ku buzima bwacu mu izina rya Yesu mwuka wera mwuka wera mwuka wera ganza mu mitima yacu mwuka wera ganza mu mitekerezo yacu mwuka wera uyobora imitima yacu mu izina rya Yesu Kristo mwuka wera mwuka wera ni wewe yengerere abashaka yarabo udutembeshe amazi meza mwami Imana dutembeshe umwuka wera dutembeshe umwuka wera reka mwuka wera aganze mu mitima yacu aganze mu mivugire yacu aganze mu mitekerezo yacu aganze mu mirebere yacu mwuka wera ngwino uganze mu bugingo bwacu mwuka wera ngwino uganze mu marangamutima yacu mwuka wera ngwino uganze mu buzima bwacu mu izina rya Yesu mwuka wera dusendereze umwuka wera dusendereze kuzuza mwami kuzuza umwuka wera utwuzuze umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo mwami Imana tunyagizeho amazi meza mwuka wera tunyagizeho umwuka wawe tunyagizeho umwuka wawe mu izina rya Yesu mwami dusendereze umwuka wera umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu ijambo ryawe ryatinyagwa ku ngoma bagakurikiza iby'umubiri bita ku by'umubiri ariko mwami Imana mwicisha ingeso zanyu umwuka wera mwami Imana
wera n'izina rya Yesu reka mwuka wera yica ingeso zacu reka mwuka wera yica ingeso zacu reka mwuka wera yica ingeso zacu n'izina rya Yesu Kristo mwuka wera wino wice kamere wino wice mwuka wera wino tegeka mwuka wera tegeka mwuka wera tegeka mwuka wera tegeka imitima yacu n'izina rya Yesu tegeka mwuka wera wino tegeke mwuka wera wino tegeke uganze mu mitima yacu wino uganze mwuka wera tegeka mwuka wera tegeka n'izina rya Yesu Kristo mwuka wera turagushimiye mwuka wera n'izina rya Yesu Kristo n'izina rya Yesu mwuka wera turakwinginze udukure mu mitima ikomeye nk'amabuye udusuko mu mutima woroshye mwami Imana wongere udusuko mwuka wera Mana udusuko mwuka wera Mana uduhe umutima mushya wongere udusuko mwuka mushya n'izina rya Yesu mwuka wera turagushimira n'izina rya Yesu reka utubere isoko imara inyota mwami reka utubere isoko imara inyota reka utubere umugezi utemba mwami n'izina rya Yesu Kristo mwuka wera niwo watumara inyota mwuka wera niwo watumara inyota mwuka wera niwo watumara inyota n'izina rya Yesu mwuka wera dusukira amazi y'ubugingo mwuka wera utumara inyota ya kamere Yesu mwuka wera Kristo nami turagushimiye mwuka wera turagushimiye ko kujuje n'izina rya Yesu ijambo ryarabwiye mwami ngayoborwa n'umwuka niwo bana b'Imana mwuka wera ngwino ongera utuyobore mwuka wera ngwino uganze ngwino uyobora imitima yacu ngwino uyobora ubugingo bwacu ngwino uyobora imibiri yacu n'izina rya Yesu Kristo mwuka wera ngwino utuyobore mwuka wera ngwino utuyobore uyobora amarangamutima yacu uyobora ibitekerezo byacu mwuka wera uyobora ubwenge bwacu mwuka wera ngwino utwuzuze mwuka wera n'izina rya Yesu urakoze mwuka wera urakoze mwuka wera n'izina rya Yesu turagushimiye mwami turagushimiye mwuka wera kugira ngo iradatinya guhakoma mwuka w'ukuri naza azabemeza ibyaha azabemeza mwuka wera turagushimye kuri muri twe turagushimye ko arawutwemeza turagushimye ko arawudutsindishiriza turagushimye mwuka wera turagushimye ko arawutweza mwami turagushimye mwuka wera turagushimye ko arawatwuhagije turagushimye Yesu turagushimye mwuka wera wongeye kutwuhagira n'izina rya Yesu reka mwuka wera yaganze mu bugingo bwacu reka mwuka wera yatembe ku buzima bwacu n'izina rya Yesu Kristo n'izina rya Yesu Kristo nami turagushima mwuka wera reka barudusabira reka barudusengera mwuka wera uyu mugoroba mwami Imana kuko tutazi gusenga uko bikwiriye ahubwo niwe udusengera mwami uniha iminwa itavuga udusabira nk'uko Imana ishaka mwuka wera reka udusabira nk'uko Imana ishaka reka udusabira nk'uko Imana ishaka reka udusengera nk'uko Imana ishaka n'izina rya Yesu Kristo n'izina rya Yesu Kristo amen. Tuvu birivu
twese As we all remain still, ndasaba ko duhaguruka twese please stand twereke Imana ko tudashoboye and tell God that we cannot do it on our own. uzamura amaboko ubwira Imana ngo Mana As you sinshoboye lift your ndashoboye hand, tell God, I am not able to. ndagira ngo mbabwire ko impinduka I want to tell you that transformation ziva mu kumenya comes from knowledge. ijambo ry'Imana raba ngo muzamenya ukuri The word of God says you will know the truth, kandi uko kuri kuzababatura and the ukuri truth kuzababatura will make you free. riya nusobanukirwa neza So when you truly understand, uzakora neza you will do good things. niyo mpamvu ngira ngo uyu mwanya umenye neza ko That's why at this moment I want you to know ntabwo ikibazo ufite urwana naco kidafite umuti the problem, the issue you're facing doesn't mean ntabwo kidafite igisubizo it has an answer. mwuka wera ni igisubizo kuri zo The Holy Spirit is the answer to all. kandi umwuka wera uturimo And the Holy Spirit in us ariyo ijambo ry'Imana ryerekana nk'isoko idudubiza is shown by the Word of God as a flowing river, nibwo bumana bwicaye muri twe is the godliness in us, ubumana rero buvomererwa n'ubundi bumana which is fed by another God. ntiwapfa kubukonekitinga kuri n'importe kwa n'importe no It cannot be ubukonekitinga mu connected to mana anything but only to God. niyo mpamvu ikigaburira ya soko ikurimo That's what feeds the ni source, the ukuzamura fountain in you, tiyo yawe ukayikonekitinga ku mana is to ubusabane connect n'Imana your pipe to God, maze rero ubumana buramanuka and the godliness comes ubumana buri bw'ijuru bukamanuka bugasanga ubumana buri muri wowe from heaven bukagenda to your bwaguka. spirit, and it expands. ta formule magique There's no magic formula. ni uruhare rwawe ugomba kugaragaza uruhare rwawe rwo kwegera Imana gusabana n'Imana It's your role gutindana to draw n'Imana near to God and speak and read the niko word. impinduka zigenda ziba mu buzima That's then you are transformed. bwira Imana rero yibwira ngo Mana So tell ndashima God. ko uyu munsi nakiriye igisubizo giturutse iwawe Thank you that I have received the answer coming from you. birya byananiranye bigiye kurangira mu buzima bwawe The things that have become difficult are now over. ariko nuko wemera gukoresha password But then you need to use the password ukareka umwuka wera akica ingeso za kamere mu and buzima allow the Holy Spirit to kill the deeds of the flesh in you. shaka Imana Imana nayo izabana nawe Search izuza for ubumana God, muri wowe and God will be in you and will feel His kuko aho godliness in you. butangirira ni mu mwuka Because it muri starts with spirit the Spirit, bugatemba muri ame mu bugingo flows into your soul, bwamara mugategeka za sanse zawe zose and Ariwo commands mubiri. all your physical senses. Mana turagushimiye kuko ugira neza Heavenly Father, we thank you for your goodness. turashimiye yuko ufite igisubizo kuri aba bana bawe You have bose the bari answer hano for all the children here. kugira ngo tugire ubuzima busa n'Imana For us to resemble the life of ubuzima bwejejwe God, a sanctified life, ubuzima butunganijwe a purified life. turasaba mwuka wera ko asendera mu buzima bwacu Ask the Holy Spirit to take mwuka control. wera usendere ubuzima bwacu bwose Overflow in our life. maze twuzure mwuka wera ategeka ubuzima bwacu So we are filled with the Holy Spirit to take control of our life. turagushimiye yuko ubikoze Thank you for doing that. turashimiye impinduka uzanye mu bapapa Thank you for the change you bring impinduka into zije our mu fathers, bamama the mothers, impinduka zije mu bahungu n'abakobwa with our youth impinduka zije mu bana bacu and our children, impinduka zije mu itorero ryose muri rusange in our church as a kuko whole, mwuka wera arabishoboye kubikora because the Holy Spirit can do that. turakwereka niba ibyifuzo biri aha muri iki giseke We pray for the request put in the kugira ngo basket, umwuka wera uze uhindura ibintu for the Holy Spirit who can change things. asome ibyifuzo byose biri aha Read the prayer request here, maze mwuka wera atanga ibisubizo ku bana so that the b'Imana Holy Spirit gives the answer to the children urakoze of ko God. tuzarangiza iminsi 40 Thank you for we will finish the 40 days buri of muntu prayer wese fast. afite ubuhamya
ku buzima And bwiwe everyone will have a testimony of bw'ibyo Imana yahinduye. what God has changed. Urakoze kukugize neza. Thank you for you have done good to Icubahiro us. n'ishimwe bikomeze kuba Let all the ibyawe. honor and glory continue to Tuguhaye be amashi yours. menshi n'impundu nyinshi ukugira neza mu izina rya Yesu. In Jesus' name, Amen. amen. Imana yacu tuyongera amashi menshi Put your cyane. hands together for God. Ejo tuzaterana saa 10 Tomorrow wa we start gatandatu. at 4 each Saturday. Muzaze hakiri kare dusenge kugeza Come saa early so we 12. can pray until 6. Hobera mugenzi wawe mubwire ngo Reach Mwuka your Wera neighbor and tell akora them, umurimo mu buzima let your bwawe. Holy Spirit do the work in your life. Mwuka Wera akore azana impinduka. Let it change. Amahoro ya Kristo ajyane May the nawe peace of Christ go with you. mu izina rya Yesu. In Jesus' name, Amen. amen.